Rugaju Regani tubanza mwifurize mu byukuri kugira imbaraga, Imana impa imbaraga zo kunyura mu byari kunyuramo. Very soon azabisohokamo amahoro, ari umugabo ko umugabo ndabizi ushobora guchallenginga defi ariyo yose. Ya n'umusesenguzi wa mbere w'imikino mu Rwanda incontestablement. Ntekereza ko nta muntu musha gusesengura umupira. Uzi impamvu? Rugaju akunda kubikora kurusha undi muntu wese, akunda gusesengura umupira kurusha undi muntu wese, abiha umwanya kurusha undi muntu wese, yinvestingamo imbaraga nyinshi mu kumenya byinshi ku busesenguzi bw'umupira kurusha undi muntu wese. Yasomye amartikle, yasubirebye amapodcast, agira naho ajya kwigotoza kugira ngo yongere umenye mu gusesengura umupira. Nta muntu umuri imbere mu gusesengura umupira n'umwe mu Rwanda, muri uru Rwanda. So n'umuntu ubaha cyane rero, ni n'umuntu w'inshuti yanjye, twanyuranye mu bihe byinshi abantu batazi, twagiranye ku bintu byinshi abantu batazi, byaba mu kwibaka mu bumenyi, kwibaka muri kariyeri no kubakana umwe yubaka undi, ndetse no kwibaka mu buryo bw'ubushobozi. Nuko ngiye wenda bidakunda kungaragaraho cyane, ariko Loki ntekereza ko nacivinze ibintu byinshi mfatanya akaboko na Rugaju vraiment muri kariyeri. Ndacyakenye ariko suko nahoze nari nyiriye cyane buriya, nabaye umuntu ukennye cyane. Ushobora kubona nyiriye uyu munsi rero ntabwo uzaho navuye.